reka twongere twakire honorable akaba ari campaign manager kugira ngo akomeze atuyoborere igikorwa n'ubundi kigiye gukurikiraho tumaze kwakira umuyobozi wacu mukuru. Murakoze cyane gusangiza amagambo uwo tumaranye umwanya ahangaha nkagira ngo mumfashe twakire perezida w'ishyaka ryacu akaba n'umukandida ku mwanya wa perezida wa repubulika na madame
dukoma amashyi cyane ndetse tuvuza impundu ko bahageze. Nyakubahwa Perezida w'ishyaka ryacu Honorable Dr Frank Habineza, tumaze umwanya ahangaha turi mu gikorwa cyo kwamamaza, tukaba rero tunezerewe ko muhageze. Twari tumaze kwakira abakandida depite ndetse no kuvuga no kwakira umuyobozi ku rwego rw'akarere nyakubahwa visi meya kugira ngo atwakire, yari amaze kubikora. Ikindi kwakira senateri Alexis Mugisha kugira ngo aze atubwire bimwe mu bigize manifeste cyangwa manifesto y'ishyaka. Twasobanuriye abanyarwanda bo mu karere ka Ngororero ibijyanye n'amateka y'ishyaka, ibyo ryasezeranije n'ibyagezweho, aho bafatanije natwe kwishima ko hejuru ya 70% y'ibyo twari twasezeranije byashyizwe mu bikorwa. Uyu mwanya rero tukaba tugiye gukomeza twakira abandi barwanashyaka bacu bari hano, ndetse harimo na senateri Alexis Mugisha kugira ngo baze batubwire bimwe mu migabo n'imigambi y'ishyaka. Nyakubahwa senateri, ni karibu. Arakoze umuyobozi wa kampeni. Green Party oye! Dr Frank Habineza oye! Cy'Abanyarwanda, Dr Frank Habineza oye! N'icyizere cy'Abanyarwanda. Murakoze cyane. Uyu munsi rero dushimiye cyane ubuyobozi bw'akarere ka Ngororero bwatwakiriye ahangaha, kandi tukaba tunashimishijwe no kuba tuje kwereka abaturage bo muri Kabaya ndetse n'abakarere ka Ngororero ndetse n'abanyarwanda muri rusange bari byumve ko bitangazamakuru bitandukanye biri butange ubutumwa twatanze ahangaha. Tubazaniye agaseke karimo ibyiza byiyongera ku byo twabakoreye, twabijeje mu matora ya 2017 ku mwanya w'umukuru w'igihugu ndetse no mu matora ya 2018 mu matora y'intumwa za rubanda, kandi tunabashimira yuko mwadutoye tukabasha kubona itike itugeza mu nteko ishinga amategeko, yaba ari umutwe w'abadepite ndetse nanjye wagiye mu mutwe wa sena, nkaba nitwa senateri Mugisha Alexis. Rero nk'uko mwari mumaze kubyumva mu bambanjirije kubaganiriza, ibyiza twabakoreye bifite ibindi biherekeje, tugenda tuva mu bwiza tugana mu bundi. Ni byiza cyane kuba ngaha tumaze kubona ko umusoro w'ubutaka Green Party yawukoreye ubuvugizi kugeza ubwo uva kuri 300 kuri metero kare ukaza kuri 80, ariko uyu munsi tukaba tutari twashirwa, tukaba tuje tubabwira yuko dufite umugambi wo kubaka amajwi ngo mutore nyakubahwa Dr Frank Habineza ku mwanya wa Perezida wa Repubulika, mutore abadepite ba Green Party kugira ngo bafashe umugambi mwiza dufite mu buhinzi. Nyuma yo kugabanya umusoro, dushyireho ikigega gitanga inguzanyo ku mafaranga makeya, abahinzi bakabasha kwagura ibikorwa byabo. Turashaka kugira ngo ubuhinzi bw'ibirayi butere imbere kurushaho, aho mwajyaga musarura toni 2-3 kuri hegitari, zizamuke musarure toni 20-25 kuri hegitari. Ese muzi ko bishoboka? Green Party yaje, ariko kugira ngo bishoboke turasaba amajwi ngo igikumwe cyanyu cyerekeze ku nyoni ya Kagoma mu gutora abadepite ba Green Party. Igikumwe cyanyu mugishyire ku ifoto ya Dr Frank Habineza kugira ngo imigambi myiza dufite ibagereho.
turahinga umuceri mukeya mu gihugu kubera ko kubigira ubunyamwuga birimo kugorana, ariko nimutere Green Party tuzane n'ubwoko bw'umuceri uhinga igasozi. Si ugutegereza igishanga gusa, ahubwo n'iyi misozi myiza dufite ikikije iyi santere ya Kabaya tuzahabone umuceri uri ku gasozi, kandi birashoboka. Abasoma abagenda barabizi ko ubwo bwoko bw'umuceri burahari mu Bushinwa. Turaje nka Green Party ngo tuzane iyo mpinduramatwara, ariko kugira ngo bikunde dukeneye amajwi yanyu. Mutore rero muzi icyo mutoye, mumenye ngo muratora Green Party ngo umuturage amererwe neza, mumenye ngo muratora Green Party ngo gufungirwa ubusa bihagarare, mumenye ngo muratora Green Party ufungiye ubusa nafungwa iminsi 30 y'agateganyo ikavamo imyaka 2 ikavamo 3, azirikane ko nasohoka asanga Green Party yarashyizeho ikigega kigomba kumuha impozamarira, kikamuha ibisimbura imigizi, kikamuha ibisimbura urugo rwe yataye, kikamuha ibisimbura ibyo yagombaga kuba yararengeye igihe atarafunze. Green Party oye! Dr. Frank Habineza oye! urumuri, Igisubizo n'icyizere cy'Abanyarwanda. Twavuze byinshi rero, muzi ko aba bana bacu tubona mwaje babaherekeje ngo babashe kumva ko Green Party yavutse. Aba bana nabo bayimenye, bayikurane, baze ari abagreen, baze biyongera ku bandi bari bamaze igihe ku mashuri biga bashonje bagatsindwa. Green Party yaraje mu masezerano twabahaye tubashyiriraho indyo yuzuye, iriho imboga, iriho ibitera imbaraga, iriho ibirwanya indwara. Abana bose ku ishuri bakagaburirwa kandi ibiryo bishyushye. Uyu munsi turashaka kugira ngo mutore Green Party, twongere n'ingano, umwana arya hage kandi ntibibi byo gusaranganya, ahubwo buri mwana abone uburenganzira ku ifunguro ryuzuye kandi rihagije. Green Party oye! Dr. Frank Habineza oye! urumuri, igisubizo n'icyizere cy'Abanyarwanda. Dr. Frank Habineza oye! urumuri, igisubizo n'icyizere cy'Abanyarwanda. Green Party rero ibahishiye byinshi, ariko mukumva ibi tubabwira binogeye amatwi kugira ngo byo kuba amasigara cyicaro. Turava ahangaha tubibabwiye mu kanya, turakomeza tubahe n'ibindi, ariko ugenda uzirikana ngo igikumwe cyanjye nagicyaje, inyoni ya Kagoma bayinyeretse nayibonye, ifoto ya Dr. Frank Habineza nayibonye. Umunsi inkoko niyo ngoma ku itariki 15 z'ukwezi kwa karindwi, ntihazagire ugutanga mu cyumba cy'itora, kandi ntuzahushe cyangwa ngujijwe, witorere uzi neza yuko Green Party utoye ubuzima bwiza bw'umunyarwanda. Green Party utoye umusoro tugiye kugabanya, aya maduka akaganwa, abakiriya bakiyongera, umusoro umucuruzi yatangaga ukagabanuka, TVA umuturage yishyuraga ari wo musoro ku nyungu yishyuraga amafaranga 18, umunyu wagombaga kugura 200 akaza kugura 250, icyo yagombaga kugura 2 akaza agasanga kiragura 3. Turashaka kugira ngo ibiciro tubihananure y'umuturage w'umunyarwanda, by'umwihariko kuri Kabaya turimo kuganiriza uyu munsi. Dr. Frank Habineza oye! igisubizo n'icyizere cy'Abanyarwanda. Ese byaba bibi ugiye kugura ikiro cy'isukari ugasanga cyaguraga 1500, ugasanga uyu munsi cyabaye 400? Ntabwo byatube. Tora Green Party, uzaba wizeye ko nk'uko imvugo yabaye yongiro muri 2018 n'uyu munsi nta cyahindutse. Tora abadepite ba Green Party, mujye mwumva akamaro kabo. Abadepite bajya mu nteko ishinga amategeko bagatambutsa imishinga y'amategeko ihuza n'ibyifuzo by'abaturage, hanyuma umukuru w'igihugu mwatoye Dr. Frank Habineza agashyira umukono ku mategeko yatowe n'abadepite. Murumva ko rero nimuba mwitoreye Green Party, abadepite bakiyongera, muzagira amahirwe yo kubona ibitekerezo byiza Green Party yabagejejeho, kandi namwe mwashimye ko bikomeza gusunikwa bikagira ibukuru, byamara gushyirwaho imikono n'umukuru w'igihugu Dr. Frank Habineza mwitoreye, bikaza bigashyirwa mu bikorwa n'inzego z'ibanze mubana nazo umunsi ku wundi,
ubuzima bw'umunyarwanda bugahinduka, ibiciro bikitura hasi, umuceri ku gasozi tukawuhinga, tukazana iterambere mu birayi, hegitari imwe ikera toni 25, igiceri kikavuza ubuhuha mu mufuka bw'umuturage wa Kabaya. Green Party oye! Tutizingiye rero mu magambo, ibyiza ngo biryoha bisangiwe. Ndagira ngo nsubize ijambo ushinzwe kuyobora aya matora, campaign manager, adufashe kugira ngo aduhamagarire undi muntu uri bikomeze kunga mu byo navugaga. Mukomeze mutega amatwi, ibyiza tubahishiye ni byinshi, birakomeza biza byiyongera ku bindi. Arakoze cyane Senateri Mugisha Alex ubwo ibitekerezo atugejejeho bigendanye no kwihaza mu biribwa. N'abatsindiye rero tugiye gukomeza nanone twakira Bwana Iyamuremye kugira ngo aze nawe agire ibyo atubwira. Green Party oye! Demokarasi oye! Dr. Frank Habineza oye! Urumuri, igisubizo n'icyizere cy'Abanyarwanda. Aho! Murakoze cyane. Nitwa Iyakaremye Innocent, nkaba ndi umukandida depite mu bakandida 50 bemejwe na Komisiyo y'Igihugu y'Amatora. Tumaze iminsi kuva ibikorwa byo kwiyamamaza byatangira tuzenguruka igihugu. Uyu munsi tukaba twaje mu karere ka Ngororero mu ntara y'Iburengerazuba. Ibyo twavugaga mu minsi itambutse ni ibintu bitoroshye, ni ibintu bikomeye kuko bikora ku buzima bw'Abanyarwanda. Uyu munsi ntabwo tuvuga ibikomeye gusa, ahubwo ibyo tugiye kubabwira ni ibikomeye cyane kandi bishoboka. Nk'uko senateri yaramaze kubivuga, ubwo mwagiriraga icyizere ishyaka Green Party ntabwo ryabatetereje. Ni nayo mpamvu mubona nta pfunwe, tuza tutububa, ahubwo tuza tugurukira mu kirere nka Kagoma. Kagoma oye! Ngiye kubabwira ikintu gikomeye kandi gikomeye cyane. Bababajije ikibazo, uyu munsi isukari ishobora kubigura 2,000. Bukeye mu gitondo mukumva isukari igura 1,000 cyangwa se 800. Ntabwo mwakwishima? Niba mwakwishima ni mu bihe amashyi. Bishoboka bite rero ko isukari igura 800 yagera ku 1,000? Bishoboka bite kuntu umuceri ugura 5 wamanuka ukagera kuri 800? Icyambere, Green Party iyobowe na Dr. Frank Habineza, mu migabo n'imigambi twiyemeje gushyira ubuhinzi imbaraga zidasanzwe. Bije nini y'igihugu igomba kujya mu buhinzi n'ubworozi igihe mwatoye Green Party, igihe mwatoye Dr. Frank Habineza ku mwanya wa perezida. Iki nitwashyira imbaraga mu buhinzi, ntabwo tuzibagirwa ko tugomba gusarura ibintu bifite quality. Ntabwo tuzateza imbere ifumbire mvaruganda. Dufite tekinoloji twibitseho, ngira ngo mu bakandida depite bababwiyemo abize iby'ubuhinzi, abize iby'ubushakashatsi. Tuzateza imbere gukora ifumbire mborera, ndetse muri buri karere hagomba kubonekamo uruganda rukora iyo fumbire, bityo ibyo mushora mu buhinzi bigabanuke kandi musarure byinshi. Impamvu tuzashyira ingufu mu buhinzi
ni ukubera ko aribwo butunze 100% by'abanyarwanda, kandi tukaba twifuza ko buri muturage w'u Rwanda agomba kurya byibura 3 ku munsi, mu gitondo, saa sita na nimugoroba nk'ibikomangoma. Green Party oye! Nagira ngo mbabwire ikindi kintu kibanga twari twarabahishiye turi buze kubabwirira hano muri Ngororero. Kimwe mu bintu bituma ibiciro hanze ahangaha bizamuka, Green Party yaje ibizaniye ibisubizo. Mujya mwumva ikintu bita peteroli n'ibiyikomokaho? Abajya babyumva nibagiye gutya turebe. Nanga nta motokari zihaba, nta moto zihaba, zirahari, n'izihari nta mavuta zibona. Urashaka kuvuga essence? Twebwe ni mutora ishyaka Green Party, mugatora n'umuyobozi waryo kuba umukandida perezida, mukamutora kuba perezida. Twiteguye ko hano mu Rwanda kizaba ari igihugu cya mbere muri Afurika kigize uruganda rushinzwe gutunganya peteroli n'ibiyikomokaho. Urwo ruganda ruzubakwa hano mu Rwanda. Bizadufasha iki? Nkuko mubizi, Afurika ni umugabane ukungahaye, haba hejuru y'ubutaka no munsi y'ubutaka. Afurika yibitseho peteroli nyinshi. Peteroli igacukurwa ikajya gutunganyirizwa i Burayi, Aziya na Amerika. Biriya bihugu muziko bikunda kubamo akaduruvayo, urugero ni birimo birabera muri Ukraine n'Uburusiya. Ikibazo kikabera iyo bagahita bavuga ngo essence yazamutse. Wajya kugura ikijumba ku isoko bakavuga ngo essence yarazamutse. Wajya kugura inyanya ku isoko, kugura imboga, kugura umuceri, ngo essence yarazamutse. Twiteguye ko essence uyu munsi igura 1,600 n'imisago. Nitwafata urwo ruganda rukaza mu gihugu cyacu, essence izamanuka kuko igiciro cyaho kizamurwa, no kuyicukura muri Afurika bakayijyana i Burayi bakayitunganya ikongera ikagaruka. Ibyo bizagabanya ibiciro kuri transport, bigabanya ibiciro ku isoko, kandi ibihugu byose bya hano muri Afurika bizaza hano gushaka essence, bityo umuturage, igihugu, twese tuzamure budgeti cyangwa DGP y'igihugu cyacu. Green Party oye! Oye, oye, oye. Twajyaga tuvuga ko tuzagabanya ibiciro mukagira ngo turabeshya. Ku isoko uyu munsi mu bacuruzi harimo n'abari muri iyi centre ya Kabayi. Twiteguye ko nimutora uriya mugabo Kagoma Nkuru, mugatora zino Kagoma mubona zicaye hano, twiteguye kugabanya umusoro ku nyongeragaciro bita TVA, wa wundi muzi kuri 18%, tukawumanura ukajya kuri 18%. Ayo mafaranga asigara kugira ngo asigare mu mufuka w'umuturage, mu mufuka wa muguzi wa nyuma w'ibiriho uwo musoro wa TVA. Nimudutora mu kwa 9, nyakubahwa perezida maze kurahira, uwo musoro uzahita ucika. Abacuruzi bahano ko mutavuga ngo aho ni aho, aho niho heza rwose. Kubw'ibyo rero ntabwo byashoboka mudatoye uyu mukandida twaberetse, umukandida uzwi ku izina ry'Imaragahinda, umukandida uzwi ku izina rya Kimaranzara, ubifuriza neza. Hanyuma kandi mukamutorera n'abakandida depite bazabimufasha, mugatora ku kirango cy'inyoni ya Kagoma.
Green Party oye! Oye, oye, oye. Kabaya oye! Oye, oye, oye. Akandi gashyashya rero ni mu mutora mu kwezi kwa 9 hazahita hajyaho minisiteri y'itangazamakuru. Amakuru muzajya muyamenyera ku gihe. Reka rero nsubize ijambo SG w'ishyaka kuko uwavuga ibya Green Party n'ibyo ibatekerereza twava hano tukagera i Kigali tukibivuga. Murakoze murakarama. Arakoze cyane bana Yakaremye Innocent rw'ibitekerezo atugejejeho. Tugiye gukomeza rero gahunda zatuzanye hano mu karere ka Ngororero muri Kabaya kugira ngo tuhavugire amagambo y'ubuzima, amagambo avura imitima, amagambo akiza imitima agasubizamo imbaraga. Aya nta magambo mabi namwe atuvamo uretse amagambo azana ubuzima, azana ibyishimo kuri uyu musozi wa Kabaya. Mu kanya rero mbere yuko twakira perezida nk'umukandida ku mwanya ndetse wa perezida wa Repubulika, ngiye kumubabwiraho gatoya. Ndasaba kugira ngo muntege amatwi abari ku mabaraza hejuru yo, abari iyo, abari inyuma batabasha kureba, mwumve uwo muzatora uwo ari we, kuko icyo nari nakibitse kugira ngo abanze ahagere. Uyu mugabo mureba ngira ngo mwamubonye, nuri uri hariya uri hagati yamanitse akaboko, yamanitse ukuboko, ngira ngo mwamubonye ngo ntabwo barakubona neza. Mukanya araje hano, reka manze mubabwire mumwumve. Ni umugabo w'imyaka 46, akaba yubatse, afite umudamu umwe n'abana 3, abahungu 2 n'umukobwa umwe. Akaba ari umudogiteri, yarize araminuza, afite impamyabumenyi zitandukanye mu by'ubutegetsi n'ubuyobozi ndetse n'izindi zigendanye n'ibidukikije. Akaba afite ubumenyi mu by'amategeko, akaba nanone afite masters degree mu bijyanye n'umutekano. Buriya yize n'ibya gisirikare mu gihugu cya Sweden mu mirimo yakoze akirangiza kaminuza. Mbere yuko arangiza kaminuza yari afite imiryango itegamiye kuri leta yayoboraga, ari umunyeshuri. Ngiye icyo gihe nagize amahirwe yo kuba nari muzi, ari umunyeshuri kenshi yabaga ari mu ndege rwose, akaza aje mu bizamini kandi akabitsinda kubera uwo muryango yari ayoboye. Akirangiza kaminuza gutya, inama y'abaminisitiri amugira icyizere, bamuha kuba umujyanama wa minisitiri muri minisiteri yo kurengera ibidukikije, kuko bari bamuziho ubwo bunararibonye bugendanye n'ibidukikije. Ntiyatinze, nyuma yaho aza kuba umuyobozi wa Nairobi Basin. Ni umugezi uhuriweho n'ibihugu byinshi, kugira ngo bigera kuri 30, nabwo yawubereye umuyobozi kumara igihe kitari gito. Nyuma yaho, kuko yari afite umushinga muri we wo gutangiza ishyaka, nibwo yasezeye. Ntabwo yirukanwe, yasezeye ku mirimo, aravuga ngo igihe kirageze kugira ngo gahunda yo gushinga ishyaka ishyirwe mu bikorwa. Uyu mugabo rero akimara gutangaza ngo yashinze ishyaka, kuko nari muziho ubunararibonye, muziho ubuhanga, yabitangaje uyu munsi. Umunsi ukurikiyeho nari mugezeho, yabitangaje uyu munsi. Ku munsi ukurikiyeho nari mugezeho, ko nari mfite telefone ye. Ndamubwira nti ibintu wavuze birahari koko ubirimo, ko nabyumvise mu itangazamakuru. Arambwira ngo yego birimo. Ndamubwira nti nanjye se
nze arambwira ngo watinze, gahunda tuba turayitangiye. Muri icyo gihe ntabwo byari byoroshye, ariko byoroheye abafite umuhamagaro kandi byorohera abafite icyo bateganiriza abanyarwanda. Uyu munsi rero akaba yikagiriye ku musozi wanyu kugira ngo mumurebe, mumwitegereze, mumurebe, mumwitegereze. Twashoboraga kuza tuzanye amafoto akaba ariyo tubereka, ariko hari umugani hano mu Rwanda bajya bavuga ngo va ku giti dore umuntu. Iyo tuzana amafoto mwashoboraga kuvuga muti nyiri amafoto arihe. Twavuye ku giti rero twazanye n'umuntu, mumwirebere, nimugira n'ibibazo muze kumubaza kandi mwizeye neza ko atabeshye. Ibyo avuze ahemuka abikoze, ntasinzira, ntaryama, ntagoheka, ikintu yasohoye mu kanwa ke kidakozweho, kuko yanga kubeshya. Nkaba rero natinze nanjye nk'ushinzwe kumwamamaza mbisabira ngo ntimuzantetereze. Ku itariki 15 z'ukwa karindwi muzindutse mwararitse n'abandi bagenzi banyu, muzaze igikumwe, ntagire umuntu muzasuhuza mu nzira, muzaze mwakibitse mu mufuka, muze mutasuhuza, mwitegereze iriya foto ye, mutere ahabugenewe, muvuge ngo rya zuba twamazeho umwanya ntabwo rishobora kudupfira ubusa, turagutoye. Ubwo nanjye aho nzaba merereye neza, aho nzaba mereye nanjye ntawe nzasuhuza. Uzashaka kunsuhuza nzajya ngira nti igikumwe ntitware mu mufuka, ahabugenewe kuri Habineza igiterere. Bimwe twababwiye ubushize, twababwiye ko byasubijwe 70%, tuzongeraho 30 bitasubijwe, twongereho n'ibindi bishya bariho babwira mu kanya, n'ibindi ndetse nawe agiye kubagezaho mu kanya. Uyu mugabo rero uko nababwiye ngo ni umujene, arashoboye. Mu minsi yashize ahabaye amarushanwa mu mujyi wa Kigali yo kwiruka, acyura umudari, yirutse ibirometero 21. Uze kugerageza niwiruka ibirometero 15, uze kumenya yuko nawe ushobora kumukurikira. Ibirometero 21 adahagaze, kamera zimuriho, ahabwa umudari wa zahabu. Afite imbaraga zo gukora amasaha yose ntasinzire, afite ubushobozi bwo gukusanya ibintu bitandukanye birenze kimwe akabikorera icyarimwe kandi akabibonera igisubizo. Afite ububasha bwo gukora analysis, isesengura, agasesengura akamenya igikwiriye gukorwa n'ikidakwiriye gukorwa. Aba rero mbisabira nk'abanyangororero ndetse na Kabaya kuza kugenda mukabwira n'abandi mwasize mu rugo, abo badashoboye kugera aha, abari hirya no hino, mukababwira ngo gahunda ni ku itariki 15 tukitorera Habineza Frank ku mwanya w'umukuru w'igihugu, ndetse tukamutorera n'abadepite bose kugira ngo bazamufashe gushyira mu bikorwa gahunda ziwe. Mwabonye yuko bashoboye. Mbere y'uko rero tumwakira, nagira ngo nsabe Gasasira kugira ngo nawe aze atubwire kuri manifesto yumvishe. Yambwiye yuko hari manifesto yibitseho, mube muzamuye umuziki mu gihe atarahagera.
habayeho umunsi w'impinduka muri demokarasi nyarwanda ubwo nyakubahwa Dr. Frank Habineza yafundaga ishyaka rya Democratic Green Party of Rwanda afatanyije n'abaturage. wowe muzana umukiriya cyangwa mbabarira mwana kandi iyo sambu ni nziza komisiyo mbabarira wowe ngwino warakurangaye ndagubyetesha mwana wowe ngwino ariko ndebe ko papa yafungura ngwino okereka nitu yego karame muraho mbonye mutoroka wahora n'iki sha akamanza ngera mu rugo numva uko ndebe uko bimeze utambwira kweri papa ndakubititse ntabwo bishoboka pa urafunguwe se ukosha ukoze imyaka 8 ukora myinshi ubuze uko nari maze kuvugana n'umukomisiyoneri ukora iki se urugiye kugura isambu kugira ngo tubone amafaranga nze gufunguza oya utangurishiriza isambu utangurishije isambu mbahora ndafunguwe ariko ureka mubaza ubu Suzana zimaze iki koko ubu Suzana ayikojeje iki ubishoboka no kwibwira Imana umuntu ashinja ibinyoma mbona mwibiye inkoko bafunga iminsi 30 none maze imyaka 8 ubu koko shakora parika kubwira baro mwana wagira mva kubwira hari kwashehe baracacuruza akabari cyane rwose karahari babarira ndumva nkumbuye agapirimusi mwana we kereka kumubona no kwimbabarira uyareka gusoma umuntu ashinje kwiba inkoko anambeshyira kuko bamfunga imyaka 30 ariko ntacyo tuwagire gukumwana uyu mwana we yakoreka iki none yarajya no kugurishiriza isambu ariko mana ushimwe imbazwe afunguwe we muri bongera uyu munsi ra karame naho ntaje urageze neza nase kwizana idapfunduye mwana we katari ufunguzo katari ufunguzo kandaje ndi kumushaka rwose serbe yubaho gamana none wagira ngo basongeyemo ubuki na shokora kandaje funguzo ruriheho rurite nturambirwe papa natinze namupfundurire ahubwo wagira ngo bagoye vide ririmo ubusa none se pa mwana ubugiye nshuti iyo byara umuhungu waruguwe pe mbara mwana wanjye ubu tuvugana ko nsomye kuri primus mwana wa nanywaga amazi nk'uwaruhamye gereza ariko pa uzi ko muri gereza ya Nyakiriba hari ibihumbi n'ibihumbagiza birimo kuzira ubusa ugufungura bakubwiye ngo nagiye kuburana ejo nsanga nahindutse umwere ni ukuri kw'Imana ntakiraho nsanga nahindutse umwere mu myaka 8 yose maze bafunze iminsi 30 mva namubwiye shakira amazi nkarabe njyane nduhuke numve ko nanjye nageze ibuntu ibyo ni gucabana nta kibazo ariko rero gusa amaze iminsi tureba muri gereza tureba televiziyo yego se uzi wa mukandida urimo kwiyamamaza muri ino minsi yatanze igitekerezo urabizi ko muri mabuzo hahoraga irungu atanga igitekerezo abantu bafunzwe barakatuwe bahamwe n'ibyaha ubu bakurikirana amakuru yose 100%. Icyo ni igitekerezo
Green Party yasabiye abanyarwanda. Green Party N'izina ry'Imana. ni Green Party se gukora ubuvugizi mpamvu ufunguye. Umva mubwire. Ntabwo uzi yuko ugiye no gushyiraho ikigega. Nk'ubu ngubu ahubwo nuko bafunguye kare Umaze pa bafunguye kare bataramutora nicyo kibabona. ubuzi ko Uzi iyo tumaze kumutora yagombaga ngo gusa agomba gushyiraho ikigega kindi kiza akababaro. Ku bantu bafunzwe bazira ubusa. Igo Ubusa ubu nimbivuga nanjye ko nyuma wimvuni uba abana basigaye bajya ku ishuri. Wagira ngo abana bakiza kurya ku ishuri hano mu rugo. ubuvuzi ntabwo agitaha ku mama. Basigaye bari ku ishuri. Byose ngo byaturutse kuri Green Party. Ni ukuri. Byaturutse kuri Green Party yewe. Ahubwo Na wa musoro w'ubutaka waragabanutse. ibyo byose ndabikurikira mu makuru. Igo se ahubwo ko barumbwira abarimu abapolisi n'abasirikare ngo babonye umushahara. none se ntabwo waciye kuri cya kizu kiri hariya. Ariko noneho ibaza abantu sibyo ibaza abantu bageze mu nteko y'abantu aba babiri hiyongeraho umusenateri. Abantu batatu bonyine bagenda bazamura ibitekerezo bavuganira rubanda. Ubu baramutse babaye 20 urumva tutatengamara. Oya Oya babandubwira urumva tutatengamara. ahubwo pa wimvuni uva kuzana Primus waciyeho bari kwiyamamaza. Bande Green Party ni ukuri kw'Imana. benshi Ni ukuri kw'Imana. ubu na perezida wacu Habineza yaza Bari hano hepfo ku isantere yacu. Ni ukuri kw'Imana. hano mu kagari ka Nyanza nako mu mudugudu wacu wa Nyanza. Nakubwiye ngo bari hano yewe. uzane ikindi kirira mu nzu ariko mwana wanjye uramutse umbezi nkagenda nkababura nari ngukumva ariko nahita mpanga. Uko bizigenda beshya. Barahari Ni ukuri kw'Imana. barahari Yewe. umva mubwire nisanga bahari ndakugura icyo ushaka cyose. Ntugire ngo ndafunguwe nta mafaranga afite. Suzana yarandimo amafaranga 50 yo Yayaguhaye se 50 ndajya kumureba tujya kumureba. baramagana yabo Bari hano hepfo kuri isantere yacu yewe. Bavuga isoko none ikindi cya kabiri ubuvuzi santere ndibuka uzi yuko imisoro ku bacuruzi bose namara gutorwa ku izina ry'Imana ndarahendo imbere tenona imisoro ijya kugabanyuka. Nawe amakuru yakurikirana ko Ahubwo tugende ngira icyo mwibariza ninjira amahirwe nkamubona bari mu isantere neza. barahari yewe. Ni ukuri kw'Imana Barahari. tugende. Sibyo nakubwira se. Ariko Mana uzi yuko rero Oya ni burya se televiziyo ntabwo ibeshye. Nubwo papa we ukuntu aseka disi asekana urukundo wabibonye se. si bazatubera umuyobozi we se uramusuhuje yandikiriza Mubikora nk'uwikini ariko yewe. Sa nk'uwikini. uraho siko pepe yewe ubundi baragangurangwa n'urukundo izina ryabo ineza n'ubundi agendana n'ineza uzi ko ni n'umusirikare burya noneho ndumva ibyiza birimo kusaba ibyishimo birimo kuzamuka bikanyurira nkumva nujuje umwuka Umushyiraho kwa murara. Azi no kubyina. niwe Niwe. nyakubahwa nitwa Kigufuri enze enze Yewe munyarwanda
kagoma urubyiruko twese ni kuri kagoma ya siporo twese ni kuri kagoma yewe munyarwanda ntujya uzatora twishinze no mubyigo genda ubwire ko Alphonse ubabwire bose ko aya mahirwe atabacika baze biyumvira imigabo n'imigambi y'umukandida wacu nawe wese watambutse ukabwira no kwa rukundo ahubwo no aha nyaruka nyaruka ye yewe munyarwanda ntujya uzatora abakecuru n'abasaza ni kuri kagoma urubyiruko twese ni kuri kagoma ya siporo twese ni kuri kagoma yewe munyarwanda ntujya uzatora ni kuri kagoma abakecuru n'abasaza ni kuri kagoma urubyiruko twese ni kuri kagoma ya siporo twese ni kuri kagoma shira igikombe cyawe ni kuri kagoma ikirango kirangije akarere mu murenge mugarasi yo kurengera mu Rwanda shyira kuri kagoma kuri kagoma shyira kuri kagoma yewe munyarwanda ntujya uzatora kuri kagoma abakecuru n'abasaza ni kuri kagoma urubyiruko twese ni kuri kagoma ya siporo twese ni kuri kagoma yewe munyarwanda ntujya uzatora kuri kagoma abakecuru n'abasaza ni kuri kagoma urubyiruko twese ni kuri kagoma ya siporo twese ni kuri kagoma kuri kagoma ubutabera umubone ahandi yabo urubyiruko twese kuri kagoma ya siporo twese kuri kagoma yewe munyarwanda ntujya uzatora kuri kagoma abakecuru n'abasaza kuri kagoma urubyiruko twese kuri kagoma ya siporo twese kuri kagoma yewe Yeah.
twese dutore umujyi wa Kigali dutore amajyepfo muzatorane amajyaruguru mushakane iburasirazuba dutore iburengerazuba dutore umukandida w'iri shyaka ishyaka riharanira demokarasi bakorera ibidukikije Tora Frank Habineza umwanya mukuru w'igihugu umukandida w'ishyaka tumutora afashe u Rwanda rwacu kwihatira demokarasi ibidukikije isanga mu Rwagasabo buri wese ahabwa ijambo mu muco n'ibitekerezo ubwubahane mu budasa intebe mu batujyanye tora Frank Habineza Banyarwanda twese dutore umujyi wa Kigali dutore amajyepfo muzatorane amajyaruguru mushakane iburasirazuba dutore iburasirazuba dutore iburasirazuba dutore iburengerazuba dutore umukandida w'iri shyaka ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije Frank Habineza n'umugabo utanga ibitekerezo byubaka hamwe ishinga amategeko yatanze ibitekerezo ahinduka byinshi n'umucyo w'abaturage atugana umukuru w'igihugu twimakaje ubutabera iterambere rirambye n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu Banyarwanda twese dutore umujyi wa Kigali dutore amajyepfo muzatorane amajyaruguru mushakane iburasirazuba dutore iburengerazuba dutore umukandida w'iri shyaka ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije Thank you.
murakoze cyane dusabe abantu basubire mu myanya yabo wakire tuze ni uburwayi busanzwe turabuzi ni umusore turi kumwe ufashwe n'uburwayi bw'igicuri ngira ngo ni ibintu bisanzwe ni uburwayi reka uri ku muziki atuzamurire hanyuma abantu bagiye kumwitaho ariko turabona yorohewe bamujyana hirya gato yorohewe umuziki awuzamura icyizere cy'ejo hazaza mwiza w'abaturarwanda Green body isize imbere idore rwanda rukomeze magasa demokarasi Kigali amajyepfo tumutore amajyaruguru tumutore iburasirazuba tumutore iburengerazuba na Kigali twabonye umukandida
Umwanya wa Perezida wa Repubulika Green Party Frank Habineza oye! Green Party reka dutuze zamura indirimbo yacu ya Kagoma hanyuma twakire Honorable Habineza Frank kugira ngo adukomereze. Twakire dusubire muri byicaro byacu twakire Honorable Dr. Frank Habineza kugira ngo adukomereze. Murakoze. Korene oye! Kabaya oye! Papaka Rwanda oye! Bravo neza! Turishimye cyane Kuriyo batwakiriye neza kandi muri benshi cyane. Imana ibahe umugisha. Shimiye n'ubuyobozi bwa leta bagariwe na Vice Mayor w'akarere ka Ngororero n'abandi bajanye nawe
tukabashimira ko mwatwakiriye neza hano ndetse ariko ngashimira cyane n'abaturage ba Ngororero ndabashimiye cyane ko mwatwakiriye neza nizere ko bano bantu polisi n'udufasha kugira ngo batuze kugira ngo dushobore gukurikira twese turi neza nitwa Habineza ubwije uzayibanye nise Habineza kera kambwira ngo wowe ntugomba kuzajya ukora ibintu bibi kuko uri Habineza ntabwo nari ndabimenya neza nyuma yaho uza kubisobanukirwa ko Habineza agomba kugwa neza kandi akakuza abandi bantu ineza tumbazanye ineza inaha Ingororero kandi nkabifuriza ibyiza sinzi ukuntu byagenze ubushize dutindiye kuba abadepite batubwiraga iyo mwinjiye mu nteko ishinga amategeko ko we mudepite asaba komisiyo ashaka kujyamo nuko njyewe ndandika ndasaba ko nshaka kujya muri komisiyo yo gukurikirana gukoresha umutungo wa leta narangize ndavuga ati nibyanga mushyire muri komisiyo yo kurengera ibidukikije n'ubutaka nuko barabisuzuma barangiye basha muri komisiyo y'imibereho myiza y'abaturage ndavuga se ko nabyo nasabye yo gufata umutungo wa leta gufata abajura niba amafaranga ya leta babinyimye ndashaka kujya kurengera ibidukikije barabinyima banyohereza mu mibereho myiza y'abaturage babaje twasanzwe uri Habineza ugomba kujya mu mibereho myiza y'abaturage kujya mu gihugu myiza ndavuga nawe mwibeshe rwose nagiyeyo mbana visi perezida w'iyo komisiyo kandi akazi twakoze neza twakurikiranye ibibazo by'abaturage twarasuye dusanga ibibazo by'akarengane hirya no hino imanza zicibwa zirangizwe abandi barengana abaturage ibibazo by'ubutaka abantu ibintu byo kwimura abaturage mu buryo butemewe n'amategeko aho insinga zica abantu ntibahabwe indishyi zabo yarenge byinshi byose ibyo tuba tubireba tubisuzuma tukabyandika tukabiha premier minisitiri w'intebe akabikurikirana n'ibyagiye bikemuka nuko mu myaka 6 tumaze mu nteko navuye mvuga ati nibura nanjye mfite umusanzu nanjye muri abanyarwanda kuko papa wanjye yanyise neza akanyita Habineza kandi ubwo ku bajene mubimenye ngo Habineza yo mu mutori ntabwo ushobora kwicuza uba ubonye waneza kutara Habineza ni wane babyumvise kutara Habineza ni ki ni wane kaba ni waneza niko bimeze nuko rero twiyamamaza ubushize tunabashimira ko mwari mwatugira icyizere ubushize hari byinshi twabasezeranyije icyanshimishije cyane ibyo twabasezeranyije ibirenze 70%, 70% twashoboye kubigeraho. Muribuka tubabwira ko mwari mwatubwiye yuko mituweli umuntu ayishura akamara ukwezi atarivuza, kandi hagati aho umuntu ashobora kuremba ndetse akaba yatakaza n'ubuzima. Turababwira ngo nimutugirire icyizere uzishura mituweli uhite wivuza. Ngeze mu nteko nshinga amategeko tuzana icyo gitekerezo, leta iracyemera. Umushinga w'itegeko uza kwigira muri komisiyo y'imibereho y'abaturage, iyo mbere vice president. Bya bitekerezo muhanda tubishiramo ku buryo umunyarwanda wese arishwa mituweli akayita yivuza bivuye byo twabasezeranyije. Mbese twarasabye yuko n'umuntu yishe mituweli yahita nibura niba atafite amafaranga yose yakwemerwa kwivuza andi akazayabona nyuma. Baremera tuba twatwishyura mituweli mu byiciro. Ibyo nabyo ntabwo byari bihari mbere. Ubu noneho nimwongera mukatugirira icyizere, icyo tuzakora umuntu wese ufite ikarita ya mituweli narangiza kwivuza bakamwandikira umuti. Muzi ko imiti yabuze itagiboneka muri za santere zose n'ahandi hose. Noneho umuntu azajya ashobora kugura uwo muti muri farumasi zigenga, kandi umuti ushobora gukiza indwara yawe vuba.
wava hano ufite kata ya mituweli ukagira Rubavu muri farumasi ukabona umuti wifuza ukagura kuri mituweli, wajya Musanze, wajya Muhanga, aho wajya hose ukaba wabona uwo muti, kuko ubu ntabwo bishoboka. Icyo tuzakora tuzongera amafaranga mu kigega cya leta gishikiye mituweli, buri mituweli ibona amafaranga ahagije, kugira umuntu afite mituweli azaba ameze nk'abandi bakora muri leta bafite za rama. Icyo ni icyizere turimo kubagiriza, tubasaba ko tugira icyizere kugira icyo cyifuzo dufite kibe cyagerwaho. Ubushize twabijeje yuko tuzakora umusoro w'ubutaka burundu, ntibyakunda. Nyuma yaho tuvuga tuti niba byanze turaza kuwugabanya. Ngeze mu nteko ishinga amategeko icyo gihe natanze umushinga w'itegeko, buriya mudepite yemerewe gutanga umushinga w'itegeko mu nteko, ngo yatanze umushinga w'itegeko uvugurura iryari ririho rijyanye n'ingengo y'imari y'inzego z'ibanze, kugira ngo umusoro w'ubutaka umanuke uve ku mafaranga 300 kuri metero kare wari uriho ujye ku mafaranga 100. Bashama karogoni hene ati wowe ugiye guteza leta igihombo. Niba ugiye guteza leta igihombo ugomba gushaka handi amafaranga leta izahomba ahazava. Tuyabaze twasanze ari miliyari zirenga 30. Ntabwo narasengewe je nshize gushakira amafaranga leta, ntabwo ibyo birenze ubushobozi bwanjye, ariko ari arabishinzwe ari minisiteri y'imari. Ubwo tukorana n'itangazamakuru barabyandika, marangira bivuga hirya no hino, radijwi ya Amerika n'amukigira ntakiga bitamurisa byamuri mugikurikira barabivuga, n'abandi bose barabyandika mu Rwanda. Sekizo cyacu kirazamuka kugeza aho minisiteri y'imari yemeye wa mushinga wanjye itegeko barawufata barawuvugurura. Itegeko y'umusoro w'ubutaka riragabanuka riva ku mafaranga 300 kugera ku mafaranga 80. Aho kubera ibitekerezo nari natanze n'umushinga w'itegeko nari natanze mu nteko ishinga amategeko. Murumva ko iyo twabizeje twashoboye kubikora. Noneho turabasaba mwongere mutugirire icyizere, murutora ku mwanya wa perezida wa repubulika ndetse no ku mwanya w'abadepite, ku badepite bacu mwabonye, kugira ngo cya cyifuzo cyacu cya originali cy'uko umusoro w'ubutaka uzavaho burundu kizashobore gushyirwa mu bikorwa. Twawugabanyije ariko ntabwo wavuyeho burundu. Ubwo twebwe twemera yuko ubutaka twabuhawe n'Imana, Imana ikazana abasogokuru bacu basogokuruza akabatuza muri ubu butaka bw'u Rwanda, bukaba ubutaka bwacu bwa gakondo. Leta yaje kuza nyuma irabusoresha kandi yasanze tubufite, tukumva kubera ko twebwe twaje mbere ya leta, ntabwo leta igomba gusoresha ikintu twahawe nabo sogokuru basogokuruza bacu. Ubwo tukumva ko tubifitiye uburenganzira bwo kubukuraho burundu. Leta nishaka ubutaka bwayo ntabwo yabubura. Leta ifite ibiyaga, ifite imisozi, ibifite byinshi ibyayo rwose zabitwara, ariko ubwacu twahawe n'abasogokuru basogokuruza bwacu bagakondo, umusoro ugomba kuzavaho. Iyo bizashoboka ariko mwongeye mukatugirira icyizere mwese muri benshi. Ubushize twari twavuze ibyangombwa n'ubutaka, murabizi yuko mu Rwanda tukodesha ubutaka kuri leta, kandi nabyo ni ikibazo. Njyewe nibaza impamvu tumukoresha ubutaka kuri leta kandi ari ubwacu. Murabyumva ko ari ikibazo, ariko byari ikibazo gikomeye cyane, kubera ko icyo ubukode bari ku myaka 20-25, bibona amoreza ku myaka 40. Baba bati dushaka icyangombwa cya burundu cy'ubutaka, nta mpamvu yo kurusha kuri leta. Leta irabireba egeza na bati okay, ntabwo y'ukundisha na kwijana, ariko baba bukode twabongeje ku myaka 20-25 kugeza myaka 99 ushobora kwiyongera. Ariko turavuga ati no, na cya kindi cyacu ntabwo murakigeraho, nacyo bagishiramo cyitwa inkondabutaka. Muri ubu icyifuzo cyacu cyagezeho, kuko inkondabutaka ivuze yuko ushobora kubona icyangombwa cya burundu cy'ubutaka bwawe. Uramutse wabuye murashaka gukora ibi ukabikora, wajya kwa meya, hari abantu bashinzwe ubutaka wakibona. Numva icyo nacyo twakigezeho, nubwo atari 100%, ariko twakigezeho nacyo, kubera ko iyo twababwiraga ntabwo twababeshaga, twakomeze tubikorera ubuvugizi. Tumabwira yuko n'ubu tugira icyizere, nta kizababuza cyangwa se nta kizatubuza kugera ku byo turimo kubizeza. Kandi namwe muzakomeza mutanirize, mutube hafi,
kuko dufite gahunda nziza mu miyoborere myiza. Tumva yuko umuturage agomba kugira ijambo mu miyoborere. Avuga ngo tufite gahunda yo twashaho uburyo abaturage bashobora gutanga ibitekerezo byabo bakoresheje telefone cyangwa se interineti. Ibitekerezo byabo bikaba byazamuka bikagera ku karere. Akarere kabona ibitekerezo birenze kuri 500 kakabyohereza kwa Premier Ministre, Minisitiri w'Intebe. Ibyo bitekerezo byagerayo bikahinduka icyifuzo cy'abaturage, ku buryo umuyobozi w'akarere avuga ati abaturage banjye basabye ikigero ngibi n'ibimenyetso ngibi, ndasaba ko niba ari umuhanda bashaka ube wakorwa. Niko dushaka ko umuturage agira uruhare rufatika mu miyoborere yiwe. Ese nanone tukumva yuko namwe abaturage ushaka kugira uruhare mu gushyiraho n'amategeko. Ushaka ko muri hano mufite itegeko mwifuza, tukumva yuko nabwo mukoresha ubwo buryo twari tuvuze, ibitekerezo byanyu bikazamuka, tukazabihuza no ku rwego rwa Premier Ministre w'Intebe ndetse no ku nteko ishinga amategeko, babyigaho bireze nka 500 ukavuga ati ibitekerezo cyavuye mu baturage cyane bitigize amahirwe kikaba kivuye mu turere turenze 3 bavuga ko bivuye ahantu henshi bikaba byavamo nayo umushinga w'itegeko. Rw'imbare oye! Ibyo byose bizakunda nimugirira icyizere. Ikindi nanone tukumva yuko baba ibibazo by'imisoro. Imisoro yo ni ikibazo gikomeye cyane kuko kwizamuka niko ibiciro ku isoko bizamuka. Mu misoro twumva tuzabanza kugabanya iya mbere ni umusoro bita inyongeragaciro wa TVA. Ubu mu Rwanda ugeze kuri 18%. Twebwe icyifuzo cyacu ni uko uwo musoro wamanuka ukagera kuri 14%, ku buryo ya sukari yaguraga amafaranga 2,000 yagabanuka ikajya nibura ku 1,500, kuko tuzi yuko ari ababyeyi benshi bavuye ku isukari bakayisigira abana. Ati twebwe ntabwo usanga isukari n'abana b'isukari ntabwo byakunda kubera ko byahenze cyane. Ntabwo ari isukari gusa turi kuvuga, ni urugero n'ibindi biribwa biri ku isoko nayo bishobora kugabanuka uko iyo misoro igenda igabanuka. Bamwe bakatubaza ngo se ko amafaranga ya leta yabonaga imisoro azagabanuka bizagenda gute? Tukavuga ngo amafaranga ntabwo azagabanuka kubera ko njyewe nakoze ingendo shuri njya mu gihugu cya Zambia, njya muri za Malawi na Mozambique ni Buganda, mbona abanyarwanda bagiye bagenda bakambwira ngo mu by'ukuri twebwe nta kibazo twaje dufite mu Rwanda, nta rubanza dufite mu Rwanda, ariko twahunze imisoro. Twarabigejeje gukora ubucuruzi biranga, tushinga akaduka kawe ugasanga birahombye, wakoresha miliyoni ugasanga nta kivuyemo, ugasanga igishoro cyose kirahiye. Ariko iyo tugiye Buganda tugakora usanga umuntu ashobora kunguka, wageze mbi kunguka cyane kandi abo barasora. Maze kubyumva nibwo twavuze tugomba kureba uburyo tugabanya iyo misoro kugira ngo abantu bacuruzanya babe benshi. Niba baba benshi leta izabona amafaranga kuko abacuruza bazaba benshi, niya TVA nituyigabanya abaguzi bazaba benshi, n'ibiciro nibigaruka ku isoko nuko agafaranga umuntu ashobora kugakoresha ikindi. Niba wananiwe kugura akanyama, niba uzashobora kugura n'iyo nyama wishimye kuko uzaba ufite amafaranga asigaye, ibiciro byagabanutse. Icyo gihe leta izabona amafaranga kuko azaba avuye mu benshi aho kugira ngo ave mu bakeya. Ariko tukumva yuko bidahagije, tumva yuko kugira ngo duteze imbere n'ubukungu bwacu tugomba icya mbere dufite gahunda nziza ya mbere yo kwigisha urubyiruko rwacu. Hari amashuri muzi yigisha imyuga kugira ngo bazisaza activity n'andi mashuri yose. Muri gahunda yacu dufite yo guteza imbere umurimo, tuva ku icya mbere tuzashira ishuri yigisha imyuga mbere yose muri buri murenge, ariko iryo shuri rikaba ari ishuri rijyanye n'ibyo mukora muri uwo murenge. Niba uyu murenge wanyu tuvuge ari umujyanye n'ubuhinzi n'ubworozi, tukagira ishuri ribafasha gukora kwigisha ibijyanye na veterineri n'ubuhinzi cyangwa n'iby'agronome. Niba ari ahantu tuvuge hari hafi y'ikivu ari abantu b'aborozi, tukazana ishuri ryigisha abantu bashobora kumenya ko batwara amato, ko bakora amato, ko baroba, byose ibintu nk'ibyo ibijyanye n'ubuzima murimo. Atari kugenda ahantu ku mazi ku kivu bakaza kwigisha gukanika imodoka kandi nta modoka ihagera. Urumva bazanye ishuri ya makanika ahantu byawe nigiye gusura iyo za ku Kibuye za Karongi, ugasanga abantu bafite ikiyaga ariko ntibazi uko bagikoresha.
abana bose barimo kubigisha ubukanisi bw'imodoka no kubaza kandi ntayo bakeneye, nta biti bihari. Twumva yuko twebwe gahunda nziza nuko tubazanira amashuri yigisha imyuga ariko ajyanye n'ibyo mukora. Nanone nimara kwiga tukumva yuko tugomba no gufasha gukora ikibazo cy'ubushomeri, kuko ubushomeri ni ikibazo gikomeye cyane mu rubyiruko. Naho tukabazanira uruganda rutoya rutunganya ibikomoka mu byo mufite aho mutuye mu murenge. Buri murenge wose w'u Rwanda akaba uruganda rutunganya ibyo mufite. Niba muhinga ibirayi akaba uruganda rutunganya ibikomoka mu birayi. Niba ari ahantu hari urutoki akaba uruganda rutunganya ibikomoka mu rutoki. Gutyo ahantu hose buri murenge ugira umwihariko wawo. Icyo gihe tukumva yuko abana bacu bize imyuga bafite za lisansi bazabona ikintu gikora kijyanye n'ibyo bintu bize. Ariko nanone n'abandi batize bafite imbaraga zo gukora babe babona icyo bakora bakoresheje imbaraga zabo, kuko izo nganda zaba ziri mu murenge wose. Nta muntu ugomba kwibuka mu murenge wiwe wajya hanze cyangwa se Kigali gushaka akazi kandi akazi mugafite aho iwanyu mu murenge. Niko tuzarwanya ikibazo cy'ubushomeri, kuko ntabwo ushobora guteza imbere ubukungu bw'igihugu mufite abashomeri. Cyane ubu mu Rwanda imibare ivuga ko abashomeri cyane mu rubyiruko barenze 25%. Urumva ko tuba tukiri kure cyane. Tuzabigisha ko tubashakire n'akazi, ndetse dushyiraho n'ikigo cy'igihugu gihuza abashaka akazi abashomeri n'ahantu hari akazi, nacyo kakigira ibiro ku murenge. Murumva gahunda yacu ibintu byose bigomba kuba ku murenge. Turashaka ko leta iba hafi yawe, nkuko njya numva radiyo Rwanda bivuga ngo hafi yawe. Natwe turashaka ko leta iba hafi yawe, icyifuzo wifuza cyose ukibonera aho hafi. Atakuvuga ngo ugiye Kigali urashaka akazi, ugiye Kigali gushaka umurimo, ugiye byose ukabibona aho ku kagari ku murenge. Kwiyandikisha ukabona akazi uraho, cyangwa se niba ushaka akazi bakakubonera akazi ku Gisenyi ukabona ugenda uzi ko ujya gukora akazi hariya. Byoroshye. Niba urakora na interview ukora ikizamini ukagenda uzi ko ujya kugikora wabikoreye hariya hose. Iyo mbabwira ni ibintu mfitemo ubumenyi, ni ibintu nabonye mu bindi bihugu uko bikorwa. Ntabwo ari ibintu by'inzozi ntazababesha umusaruro, no, ni ibintu nzi birakorwa. Icyo kigo cy'igihugu tuzagishyiraho kandi bizakunda. Ikindi numva kindi cyadufasha guteza imbere, kuko nzi ko abenshi muri abahinzi n'aborozi tuzumva ko tuzabashyiriraho ikigo cy'igihugu, ntabwo ikigo n'ikigega gitanga amafaranga. Umuntu wese wifuza gushora mu buhinzi n'ubworozi abe yabona amafaranga ku nguzanyo, ariko ayo mafaranga afite icyo bita code d'intérêt cyangwa se inyungu ntoya. Tuba twashyizeho n'uva ari 2%. Ni ukuvuga ngo ni uburyo bwo kugira ikigega kibeho gusa, ariko atari ukuvuga ngo gishatse gukora inyungu, kuko muzi ko muri banki birenze hafi 20%. Kuri umuntu ajya gushaka amafaranga muri banki ugasanga arahombye. So tukumva ko abantu bose cyane urubyiruko n'abandi bantu bakuze bashaka gushora, ushaka korora ingurube, ushaka korora ihene, ushaka korora inka, urabuze amafaranga. Wakora umushinga wawe ukagenda kwiyandikisha ku murenge no ku kagari. Ku kagari dushaka kuzashaho ba agronome. Ku kagari habaho abantu bashinzwe ubuhinzi n'ubworozi mu gihugu cyose. Ukajyayo ku kagari bakareba umushinga wawe, ku murenge bakabyemeza, ukabona ayo mafaranga ukaba watera imbere. Ibyo bizadufasha kwivana mu bushomeri, guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi, kwihaza mu biribwa, ushobora gutera imbere. Ariko n'amabanki, dufitanye ikibazo n'amabanki yo mu Rwanda. Amabanki mu Rwanda asigaye ashaka inyungu irenze, ku buryo sinzi n'abantu biba byarabagezeho, ariko usanga bateza cyamunara ibintu by'abantu. Mujyayo ushaka inguzanyo ya miliyoni ugasanga bagomba guca ebyiri, watinda mu gakeya zikazigeza muri 3, watinda mu gakeya inzu yawe cyangwa se ikibazo cyawe ukaba bagitwaye. Ukumva yuko izo nguzanyo zo muri banki nazo igomba kuzigabanya. Banki ntizahombe, ariko nizabe za banki zinyuze imitsi y'abaturage. Ibyo tukazabikorana na Beneri, turebe uburyo amabanki intere zabo izo nyungu bashaka z'ikirenga. Ujya wumva banki nabo rivuga amazina yazo ngo banki yungutse cyane za miliyari na miliyari, ariko abo yungukiraho bo barahombye. Babateje cyamunara, amazu yaragiye, abana barandaye, inzu bagiye mu bukode, kandi wagiye ushaka no gukora. Washaka gukora akaduka nk'aka ugahomba, ugasanga n'ubutaka buragiye. So twumva yuko
izo nguzanyo zo muri banki zigomba gutangwa kuri entere iri hasi. Ndumva twarayigabanyije mu mibare yacu twakoze ko dufitemo abahanga hano bizi y'ubukungu. Twarayigabanyije tuvuga ngo igomba kuva ku by'iyoza 20% niba igera ku 12%. Iyo mbabwira ni ibintu nabyo uzi ko bishoboka. Mu bihugu bimwe hirya hano hari aho bagera ku nguzanyo ukafata inguzanyo ugatanga entere amafaranga 8%. Iyo byarenze 10%, iyo byakomeye 12%, kandi ayo mabanki arunguka. Tuvuga ko natwe mu Rwanda ushaka ko bahomba, ariko bunguke natwe tutunguka, natwe dutera imbere, atari kutunyutsa imisi. Ibyo byose tubafitiye muri gahunda nziza. Nanone kandi abaganga, ndabezi ko nana mufite abaganga nabo turabazirikana. Twazirikanye abasirikare ubushize birakunda, zirikana abapolisi umushahara wabo urazamuka, abarimu murabizi ko ari twabavugiye kuva 2017 umushahara wabo warazamutse, ariko n'abaganga ntabwo tubibagiwe. Namwe nimwe mutahiwe, nimutugirire icyizere abaganga namwe umushahara wanyu uzazamuka, namwe imibereho myiza yanyu izazamuka. Bizazamuka kubera ko Habineza abifuriza ineza, akabawane kuko mbifuriza ibyiza. Ntabwo twabibagirwa abaganga bacu, ariko buriya niwo abasirikare twabavugiye ntabwo byarangiriye aho. Musome muri manifesti yacu n'ubundi barimo, n'ubundi na n'ubu abasirikare abapolisi n'abandi b'inzego z'umutekano ko bondi benshi abo twabarondora nabo barimo, ko tumva yuko nabo bakora akazi gakomereye kino gihugu cyacu ku buryo tudashobora kubaho tuba turasinzira, abone basinzira baturindira umutekano. Twongeye kubatekereza tuvuga ngo uko n'abandi tubizamura nabo bagomba kongera bakazamuka. Niyo yarazamutse 2018 ubuzima bwariyongereye. Mwumvise ko habaye intambara zo muri Russia na Ukraine, ibiciro yarazamutse ku isoko, twese aho duhahira turahazi birakomeye. Nawe tubifite muri gahunda n'ubundi ko bigomba kuzamuka, birazamuka n'ubukungu bw'igihugu tubuzamura nyine. Muri ya myaka ishize twagiye hariya Nyabihu, turi hano hakurya n'ubu atari kure hano Shira, tureba ikibazo cy'umutekano w'u Rwanda. Nibwo nababwiraga yuko mwumva ko umutekano wacu utaringwa n'abasirikare gusa wazenguka biriya birunga bikunda. Nibwo navuga ko tuzawereza icyogajuru satellite mu kirere nayo dufashe mu gucunga umutekano wacu, kuko nabo twabona abantu bose bazenguka ibirunga cyangwa se n'ibiyaga byose mu bikunda. Ibyo leta yabyemeye, icyogajuru cyarazamutse. Turatekereza ko bizongera bizamuke n'ibindi byose bizajya bidufasha no mu bindi dukeneye, no muri za internet numvise bishobora kuzaza, no mu buhinzi n'ubworozi bizaza, bindi byane bizamuka. Ibyo gaju cyari igitekerezo cyacu. Ubu nanone tukavuga yuko umutekano w'igihugu n'ubundi ni ikintu cya mbere. Iyi demokarasi turimo kuryoherwa ntabwo yabaho tudafite umutekano, kandi nanone abashaka kubungabanya umutekano ntabwo babura, baba bahari barekeje kugira ngo dusubize inyuma. Tuvuga ko tuzateza imbere inzego zacu za gisirikare n'izindi z'umutekano, tuzigura ibikoresho bigezweho, ari ibikoresho by'ikoranabuhanga ndetse n'ubumenyi bundi butandukanye tubongerere kugira ngo turinde umutekano wacu neza. Ariko tukavuga ngo natwe abaturage dukeneye kugira uruhare kwirindira umutekano wacu. Kubera iyo mpamvu twebwe twatanze igitekerezo cy'uko hagomba kujyaho inama nkuru y'igihugu y'umutekano, mu gifaransa bita Conseil national de sécurité, de la sécurité, National Security Council. Iyo Conseil national y'umutekano ikaba ari conseil itangira kuri buri gihugu ikimanuka naho hepfo mu nzego z'ibanze, ku buryo abaturage abayobozi bose mu nzego z'ibanze bagira uruhare mu kwirindira umutekano, batanga ibitekerezo, bikarazamuka bikajya kuri buri gihugu bikayobora na Perezida wa Repubulika. Atari bya bindi Perezida wa Repubulika agenda akicara n'abajenerali gusa bakaganira bakigenda tumenya n'icyo baganiriye, nta n'uruhare twabigizemo. Urabyumva, turashaka natwe tubigiramo uruhare. Umutekano uko ni uwacu, kandi ibyo bitekerezo cyacu turumva yuko niho bizaba byiza kurushaho. Tubigizemo uruhare tugatanga ibitekerezo, abayobozi bakabigiramo uruhare, kuko nibo tuba twabitoreye mu nzego z'ibanze. Buri muturage wese ntiyajya muri iyo nama, ariko nibura abayobozi bacu twatoye bajya muri iyo nama y'umutekano, ikava hejuru imanuka.
kuko icyo tubifuriza u Rwanda ni umutekano urambye, amahoro arambye, n'amajyambere arambye, n'ubukungu burambye. Ibyo tuzabigeraho dufatanyije hamwe, dufite umutekano urambye, twawugizemo uruhare, kandi dufite n'ubumwe. Ubumwe ni ingenzi. Hari byinshi biba bishaka kudukura mu bumwe bwacu. Tugomba kububatira ubumwe bwacu bene Kanyarwanda, tukunga ubumwe kugira ngo twe kuzasubira inyuma, kuko aho twavuye turahazi. Dukeneye kujya tunga ubumwe, tubumwe, duteze imbere, dutere imbere. Kuko hari umuntu wampaye urugero, mushaka kuba muruza abantu bakuru, ko baraba bafite imigozi 3, umubyeyi arayifata arayiteranya, amaze kuguteranya aruha umugozi, amaze kuwuha abwira umwana ati uki, yaramunaniye kuwuki, ariko arawuhambuye kasigaye hari umugozi kamwe, amwabura wuki arawuca birakunda. Bivuga yuko twiyunze tukaba umwe, ntawe ushobora kuducamo ibice. Turi kumvikana? Aho ntawatucamo ibice, ariko tuyitandukanyije biroroshye cyane kuducamo ibice, kandi ibice nibyo macakubiri, nibyo bidusubiza inyuma bikatubuza ibintu birambye twifuzaga. So nkabakangurira abaturage b'inaha, bavandimwe bacu, ababyeyi bacu, bamama bacu, bavandimwe banjye, sore nkumi n'urubyiruko mwese, tugomba konga ubumwe kugira ngo dutere imbere. Byose birashoboka. Soza Habineza yanga akarengane. Kwanga akarengane cyane kurusha ibindi byose, tukavuga ngo nimurugirire icyizere. Ibintu byo gufunga abantu babafungira ubusa, ugasanga umuntu baramufashe bakavuga ngo uyu muntu ngo yibye inkoko, yibye ibirayi, yibye ibijumba, baramutwaye ajya gufungwa iminsi 30 y'agateganyo. Iyo minsi 30 y'agateganyo umuntu ukazasanga yavana muri gereza amaze imyaka 3-4 ataranabura no kuburana, bakimusabira ngo cyakora iperereza. Murabizi hari urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha, ni RIB, niba tumaze kwimenyera RIB. Kera ukaza hakorwa na polisi CID, ariko RIB yaraje. Ndetse twaranayitoye, bayitoye. Ndayikunda, ndayemera, kuko nzi ko abenshi bize amategeko abayirimo babazi. Ariko icyo mfana buri iki ni kimwe gusa, nuko hari itegeko rivuga yuko iyo ufashe umuntu ugomba kumara iminsi 5 gusa. Iyo umufashe ari muri weekend iminsi 7, niba usanga uwo muntu nta bimenyetso bihari bifatika, murekure atahe. Ubukimbabaza cyane nuko iminsi 7 irangira nta bimenyetso bihari, bakamwohereza mu bushinjacyaha. Ubushinjacyaha nabwo ntabwo ugomba kumara iminsi 5 cyangwa 7. Wabona iminsi igeze nta bimenyetso bihari, wa muntu bakamuvuga ngo tumusabiye igifungo cy'iminsi 30 y'agateganyo, ukabujya kwambara iroza, wamanutse muri gereza. Wagerayo ubwo umaze iminsi 30 muri gereza, nayo byumweru 2, urumva ko bijya kuba hafi amezi 2. Bakagaruka babona ibimenyetso turabona, mukomeze mu mufunge. Bakabona muri ibyo ukwezi, amezi 3, umwaka, imyaka 2, ndetse n'imyaka 5. Wa muntu wari ufite akazi, niba ari na mwarimu bafashe, bahita bamwiruka nyuma y'amezi 3, bahita bamwirukana ku kazi, utaragaruka ku kazi. Niba ari ukora kwa gitifu cyangwa mu nzego z'ibanze, uhita wirukana. Yewe niba wari undi musirikare, amezi 3 utarakora, bahita bakwirukana. Byose umuntu azira iki? Ubusa, nitubusa, kubera ko niba nta kimenyetso gihari gifatika kucyo ufunga umuntu, yandita gufungirwa ubusa, habita akarengane. Abo karengane tugomba kugaca burundu. Umuntu azajya afatwa afungwa ariko hari ibimenyetso bifatika ko yakoze icyaha runaka. Ariko umuntu niba nta bimenyetso bihari, arekurwe. Tukabikora, tugashyira imbaraga mu nzego z'abunzi, tukazongera ubushobozi ku buryo zajya ziguranya ibyaha byinshi cyane, aho kugira ngo zigarushe kuri miliyoni 2. Muzi ko abunzi ubu bajya bareza ibintu bijyanye na miliyoni 2, yabyoroheje twabongera ubushobozi. Ariko nanone niba umuntu yibye inkoko igura 5,000, kuva ko bamuca amande 10,000 bikarangira, kuko n'amande nacyo ni igihano. Aho kugira ngo dukomeze
dufungire abantu tubafungira ubusa. Ibyo tuzabikora dukora icyo gifungo cy'iminsi 30 y'agateganyo uko turabita akarengane. Nanone tuzashaka ikigega kindi kizakababaro ba bantu bafungiwe urunyiko zigasanga bafungiwe ubusa. Aba bantu leta izajya amafaranga yindi kizakababaro kubera ko abanyarwanda benshi batinya kurega leta ndabizi. Wese njyewe narayireze leta. Rero mari mu gishwa narayireze leta. Narayireze leta muri 2015. Narayireze hari abantu baravuga ngo bashaka itegeko nshinga ngo banaziyongere n'iki byose. Nagenda twarekira ko cyo muri Cour Supreme urukiko rukuru rw'ikirenga. Turayirega leta turaburana byari bikomeye cyane. Abacamanza bari batinye no kuza kubera urubanza. Bashaka bavoka ku amafaranga akayaga ntatugaruke. Undi akavuga ati ndarasubije. Yagize ati no kuburana mu rukiko rw'ikirenga Dodore Julia Vice President wanjye Karim uwo munsi ajyaje twabuze avoka bose batinye kuburana avoka bo mu Rwanda zose niyo mpamvu nasubiye mu kwiga amashuri amategeko barambabaje cyane bose bagatinya ngo tubashaka kuburana na leta. Nuko tujya tubwira perezida w'urukiko rw'ikirenga icyo gihe yitwaga Professor Samuel Jeje ati twihanganiyeho gatoya abavoka bose bahanze kuburana urubanza rwacu kandi ntabwo ushobora kwikwanira mu rukiko rw'ikirenga udafite umwavoka ubyemerewe. Nuko baduha ikintu cy'umweru kimwe tushaka tugira imana tubona umumama shaka mama muri abantu beza cyane nawe baba mutubyara urebe aba mama bose barakomeye abagabo bose baratinya bagira ubwoba umumama bati jewe ibyo muvuga ni ukuri ngiye guhagarara nawe turajyana nawe mu rukiko rw'ikirenga turaburana ndetse tujya mu gusoma urubanza twavuga ati itegeko nshinga rigomba guhinduka manda n'ebyiri zigomba guhinduka. Turaburana tutanga impamvu zacu tuvuga ati kandi n'imyaka 7 ni myinshi perezida agomba imyaka 5 mu 7 nayo ni myinshi nayo bigabanuka. Barabireba nayo perezida w'ikaya tuvuga ati arabona abaturage uburenganzira bwabo sawa. Tavuga ati ko ntabwo tunyuzwe nubwo tutangakanye urukiko ariko tekiso cyacu cyakomeje begeze mu kuhindura itegeko nshinga bya bindi twavuze manda ebyiri zasigaye ari ebyiri nubwo bashyizemo karugondo ihene uko mwakamenye ariko itekizo cyacu cyagumyemo. Ikindi kandi nayo imyaka 7 yari yarakoze iki yaragabanutse imyaka 5. Iro ni tize demokarasi ubu rero nayo mvuze ibyo babwira ati ntabwo byoroshye kurega leta nanjye byarangoye ariko twarareze kandi numva twagize navuga ko twaratsinze nabo baratsinda hagati ntabwo twavuyemo burundu kuko ibyifuzo byacu bimwe byagezeho. Icyo narinjiraho none mvuke cyakigana navugaga kindi shaka babara bashaka ko mutagajya yirirwa ajya kurega leta niba warafunze ugafungirwa ubusa ugafungurwa bakuha amafaranga direct nshaka baro ajya kukondora kuko n'ubundi wowe warashwanyagutse. Nanone kandi mu mategeko harimo principe y'amategeko bavuga ko itegeko ritangiriye bibiri imbere ariko twebwe abize amategeko n'abandi bayiga hari akandi kantu bavuga kanta exception itegeko n'ubundi rivuga ngo ritangira rijya imbere ushaka no kurisubizaho inyuma. Ejo bundi muri komisiyo yanjye nakoreragamo y'ibiro y'abaturage hari itegeko twakoze kubera ko twari twarongeje amezi y'ikiruhuko cy'umubyeyi cyo kubyara. Mwabizi ko byari biri mbere y'umweru 12 biza kwiyongera mu byumweru 14 kandi ibyo nabyo nubwo twagibaje kubivugaho SG uzabyibuka nayo byari igitekerezo cyanjye njye wakivuze bwa mbere yuko abamama bagomba kubona amezi menshi yo kurera abana babo ko amezi 3 adahagije. Nayivuze n'abantu baranyamagana mu nteko urabyibuka baranyaka no kunyakana muri ibitekerezo byiwe kwitse ntabwo ari by'inteko ariko byageze hejuru abayobozi bakuru barabishoza baravuga ati ibyo Frank yavuze byari ukuri. Nasaga amezi nibura 6 ku babyeyi leta iremera avuga ati okay ntabwo ukiri bwambira neza katubongere ibyumweru 2 bibe ibyumweru 12 bakumwe 12 nayo byaravuye kuri Frank niba ari umuntu umbesha azavuguruze bajye ku maradiyo baravuga ngo ibyo bya Frank ntabwo ari ibyacu ngo ni ibye muri bitekerezo byiwe bitekerezo byanjye ariko leta narabyemeye ambiyenzi ariyo n'abagabo bari n'abasabiye n'abacu umugabo se kuki umugabo abone iminsi 4 gusa umugabo yakwiye kuba hafi y'umugore we areba uwo mwana akenshi umugore ashobora kubyara bamubaze bitameze neza urabyumva akine kurana n'abandi bana mu rugo niba tumuha ukwezi baravuga ngo yawe ariko nabo batongera batwaye icyumweru yayi iminsi 7 nibura ntabwo yaje gukora gifite ariko nibura harakiyongereho bivuga yuko ibitekerezo bifite akamaro. So nkavuga ngo mu by'ukuri byose tubizeza ni ibintu
ishoboka mutugiriye icyizere. Nimutugiriye icyizere, ejo bundi tariki 15 z'ukwezi gutaha hari byinshi tuzabagezaho. Umwanya dufite ntabwo haza kugira ngo tubabwire mu kintu cyose ushobora kuzabakorera, ariko bimwe muzabyumva ku maradiyo, ibindi muzabisoma mu binyamakuru, kandi n'ubundi tuzagaruka mu bice by'inaha. Ubu turi hano, ariko na hariya za Nyabihu tuzaba duhari ejo bundi, na Rubavu tuzaba duhari, n'ahandi hose, ku buryo ibitekerezo byacu bizakomeza mugenda mubyumva. Icyo twababwira, turi ishyaka ritabesha, kandi njye nabajije papa wanjye anyita yangize Habineza, ariko yangize n'izina ry'igikirisitu. Yari umugatolika, arambwira ngo yabanje kunyita ngo Farasiko. Namwe se Farasiko ko ruva izina ry'abasaza bivuze iki? Buri mutagatifu Francisco, Francisco iki? Mwumva nyine Farasiko ngo ni Igitaliyani, niba ari Igitaliyani, niba ari Ikigiriki sinzigira. Cyangwa Igitaliyani ngira ngo. Francisco iki? Rero ngira aba ariko umutagatifu uvugisha ukuri. Izina rivuze umuntu w'iki? Ukuri. Uwo mutagatifu murabizi ko abagatolika dufite abatagatifu. Ukabona kavuge gutyo. Bara abatagatifu baje kuba abatagatifu ariko kwa iri kuba binashishirwa bakoze. Murabizi ibyo. Dufite n'abamateri. Abamateri arabaguye Bugande murabazi, basharira Rwanda n'abandi bose. Bafite ibintu bikomeye cyane baba barakoze kugira ngo bajye ku rwego aho Kiliziya Gatolika imuhindura umutagatifu. N'uwo muntu Francisco witwa François mu Gifaransa, Frank mu Cyongereza, nawe ngo yazize ukuri, yari umuntu uvugisha ukuri kwambaye arabizira. Ubwo papa arambaye ngo ugomba kuba umuntu ukuri, kuko ukiza kuba umuntu w'ineza, ari neza kandi ukaba n'umunyakuri. Ubu niyo mpamvu mbabwiye ati hari neza Francisco, François, Frank nakashize nyine mu kazi nakagezeho nyine. Murabyumva ngira ngo kazi nakagezeho. Urumva kuvuga ngo turi abantu bavugisha ukuri. Shaka ryacu ntabwo ribesha. Habineza Frank ntabwo abesha. Iyo twabasezeranye twarabikoze, iyo twashoboye twabikoze, iyo tutashoboye gukora byari birenze ubushobozi bwacu. Tukabizeza ko ubu nibyo tubabwiye, namwe nimutugiriye icyizere nabyo tuzabikora kandi bizakunda. Nkabibutsa yuko tariki 15 z'ukwa karindwi ku mwanya wa Perezida wa Repubulika muzahabona amafoto 3 bikata yitora. Komisiyo y'igihugu y'amatora yemeje abakandida 3. Kuri izo ndaceka sinamenya hondi, ushobora kuba uwa mbere cyangwa wa kabiri kuri ayo mafoto bikata yitora. Aho uzabona foto ya Habineza, ukabona izina rya Habineza, hazaba n'undi kirangantego cyacu kiriho n'inyoni ya Kagoma. Nuhabona aho kuri Kagoma, kuri Habineza uzashire gikumwe cyawe. Ntabwo uzicuza, uzishima. Uzaba utoye amajyambere arambye, uzaba utoye ubwisanzure, uzaba utoye demokarasi, uzaba utoye ubumwe bw'Abanyarwanda, umutekano urambye, ubukungu, ubukire, kwihaza mu biribwa. Nutora kuri Kagoma nanone ku kandi kakarita kandi kakabadepite, kuko tuzaba dufite ibyumba 2 cyangwa se amakarita 2, naho muri za buntoye ukura Habineza n'ubundi uzatore kuri Kagoma ku bakandida depite. Tukumvikana abavandimwe, abakunda bose Habineza nimuzakira kubona na Perezida wa Repubulika gusa, no kuba depite muzatore ahari inyoni ya Kagoma. Nimutora kuri inyoni ya Kagoma, ya mategeko yose twababwiye tuzashobora kuyakora mu nteko ishinga amategeko, kuko niba twashoboye gukora iyo bintu turabadepite 2 n'umusenateri umwe, none yamufitiye icyizere wa mugambi tukaba 20. Si yakwe kandi byinshi cyane. Cyane. Yego, ndabashimira cyane abavandimwe, basaba yuko zatugirira icyizere kandi tuzakomeza tubavuganire tubabe hafi. Murakoze cyane. Tuzatora nde? Frank Habineza. Tuzatora nde? Frank Habineza. Tuzatora he? Kuri Kagoma.
amashyi cyane menshi kuri honorable Dr. Frank Habineza arakoze cyane kubwo ikiganiro atugejejeho no ku imigambi n'imigabo. Ndumva gahunda zaduhurije aha zo kwamamaza umukandida wacu ku mwanya wa perezida wa repubulika ndetse n'abakandida depite bisorejwe aha. Ndumva gahunda niyo yo ku itariki 15 z'ukwa karindwi. Ejo tuzakomereza mu karere ka Huye mu gitondo saa moya tuze kuba dutsimbuye twerekeza mu majyepfo. Murakoze, mugire umunsi mwiza. Abakecuru n'abasaza